bakunzi ba Rwanda Gospel TV baje nanone kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kunezezwa n'Imana ku gitondo cy'umunsi wacu wa gatatu w'amasengesho, tuvuga kugira neza ku mwami Imana yacu. Inshuti zanjye urimo kurya muri aka kanya, nzi neza yuko ari amasengesho y'umugisha, nzi neza ko ari amasengesho ashobora guhindura ubuzima bwawe n'amateka yawe, nzi ko ari amasengesho ashobora kurengera akakurwana akagutsindira intambara zikomeye mu mpera z'umwaka, ndetse n'amasengesho ashobora kugufasha kugira ngo utangire neza umwaka wa 2021. Rero nshuti yanjye, nk'uko turi mu ijambo ry'Imana riri mu byanditswe byera mu gitabo cya Yesaya ibice byaho 6, aho tubanga Imana yiyereka Yesaya, iramweza ndetse iramutuma n'amagambo 3 Imana yigaragaje kuri Yesaya. Icya mbere, Imana yaramwiyeretse; icya kabiri, irangije iramweza; icya gatatu, irangije iramutuma. Rero muri aka kanya nagiye mvuye ngo nawe Imana ikwiyereke. Imana ikwiyereke nshuti yanjye, uboneza amatwi muri aka kanya. Murongo ubanza bango mu mwaka umwami Uziya yatanzemo, nabonye umwami Imana yicaye ku ntebe y'ubwami ndende ikizwe hejuru, igishura cyayo gitwikira urusengero. Shaka ndasoma uyu murongo wonyine gusa. Ndagushimiye rero mwami mwiza, ndagushimiye nanone iki gitondo wongeye kunyemerera yuko magarara imbere y'ubwoko bwawe mbabwira kugira neza kwawe. Mwami, uyu munsi wa gatatu reka utubere umunsi w'umugisha, reka ukuboko kwawe kwiza kwigaragaze kuri buri wese uneza amatwi muri aka kanya. Mvunagwe buri imbaraga zose z'umwanzi Satani, abazimu n'abadayimoni bashe imyuka mibi yose kwitwe hasi cye. Ndahagarika imigambi n'imikorere yose y'umwe Satani, ndahagarika imyuka y'urupfu n'imyuka ya aksida, ndahagarika imikorere yose yikorana n'imbaraga z'umwijima. Icyo ndekwe n'imbaraga z'umwuka wera. Reka mwuka wera atwigishe, atuyobore, adukomeze, adushoboze. Mwami, buri wese uri mu nyumba muri aka kanya ahabwe umugisha uva kuri wowe. Urakoze mwami, kandi tugire neza muri byose mu izina rya Yesu, amen. Nimo ndagira ngo uyu munsi nanjye no kwerekwa cyangwa se kubona Imana. Yesaya yabonye Imana, abona Imana muri ibihe bitari byoroshye, abona Imana muri ibihe byari bimukomereye. Ariko master key cyangwa se urufunguzo nuko umwami Uziya yari yamaze gupfa. Haleluya! Uziya atari yapfa ntabwo ushobora kubona Imana. Uziya atari yapfa ntushobora gusohoza isezerano ryawe. Uziya atari yapfa ntabwo ushobora kugera ku Imana. Uziya atari yapfa icyo watangira cyose ntabwo kigomba kubaho. Haleluya! Ndifuza mu bintu ibi ngibi yuko umwuka wa Uziya ava ku buzima bwawe, umwuka wa Uziya ava mu muryango, umwuka wa Uziya ava mu gihugu ndetse no ku isi yose. Uyu ni umwuka wicaye ku gihugu cyacu, umwuka wicaye ku isi yose, uhagurukiye abana b'Imana, uhagurukiye isi yose mara mu gahinda muri ibihe bya corona. Abantu bose bagenda bipfutse ku munwa. Nakumere gashuti yanjye rajye mu bwenge ntabwo turi mu bihe byiza, ariko icyo nzi neza turi kumwe n'Imana, kandi Imana iteguye gukora ibintu n'ibitanga. Birambwira neza ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Ndagira ngo nkubwire uri ufite umwete wo gushaka Imana, ndagira ngo wowe ufite umwete wo gukunda Imana, ndagira ngo mvugane nawe ufite umwete wo gushaka imikorere y'Uwiteka umwami Imana. Iki ni igihe Imana ihagurutse kudukorera imirimo n'ibitangaza. Iki ni igihe Imana ihagurutse kugira ngo turwanire. Ndavugana nawe wafashe umwanya wo kujya imbere y'Uwiteka umwami Imana. Rero uyu mugaragu w'Imana Yesaya nawe Imana iramwiyereka. Ntago zari imbaraga za Yesaya, kuko yari yamaze kunanirwa, kuko Uziya yari yamaze kumufata imbere n'inyuma, kuko Uziya yari yamubuje kwinyagambura. Ariko Imana imugirira neza. Imana yereka Yesaya mu gice cya 40 hambwira neza ngo nimuhumurize abantu banjye, muhumurize amabwire by'urutsi imitima, niko birivuga. Ndagira ngo nanjye nguhumurize muri iki gitondo. Imana wahisemo, Imana wakunze, Imana ubebe ngo kuko nagukunza akaramata nzagukiriza. Ko muri Zaburi 91 avuga. Ndavugana nawe urimo kunyumva uyu munsi wa none, nshaka kugusubiza mu imbaraga ngo ngwino dusengane, tujye imbere y'Uwiteka umwami Imana. Uyu munsi turi imbere y'Imana. Icyo nzari Imana igiye gukora ku buzima bwawe, hari icyo Imana igiye gukora mu muryango wawe, kandi Imana iteguye kugira neza. Nuko Imana yiyeretse Yesaya, nawe Imana ikwiyereke mu izina rya Yesu. Mu bikugoye Imana ikwiyereke, mu byakunaniye Imana ikwiyereke, aho wabuze igisubizo Imana ikwiyereke.
itwiyereke. Ni Imana ibasha gukora ibiruta ibyo twibwira n'ibyo dusaba. Imana yeretse abagaragu bayo kandi n'uyu munsi iracyakora, n'uyu munsi iracyatwiyereka. Niyo mpamvu nanjye mpanura ubuzima bwawe muri iki gitondo ngo Imana ikwiyereke. Iyo Mana yeretse Yesaya nawe ikwiyereke, kandi nyuma yo kukwiyereka ntago birangira aho ngaho, yirangije irakweza. Yaramara kukweza ikagutunganya, yamara kugutunganya ikagutuma. Niko Imana yakoresheje Yesaya, kuko muramuzi Yesaya nk'umuhanuzi wahanuye ibintu bikomeye cyane. Ahanura kugaruka kwa Yesu mu myaka, mbere y'imyaka igera hafi 700. Yesaya atangira kwerekwa Imana amaze kugusanga. Iyo amaze guhura n'Uwiteka mu Imana, Imana iraza igahindura amateka, igahindura n'ubuzima bwawe. Ndavugana nawe urimo kunyumva muri aka kanya, ndavugana nawe urimo kunyumva muri Yesaha. Ndashaka dusenga n'isengesho ry'iki gitondo kugira ngo Imana ihumurize ubuzima bwawe, kugira ngo Imana igusanganire, kugira ngo Imana ikwegere. Mu izina rya Yesu, Mwami wanjye Nyiringabo Imana, ndaje gusengana n'ubwoko bwawe, ndaje gusengana n'abahungu n'abakobwa bawe, kugira ngo babone kugirirwa neza no gutabarwa nawe, kugira ngo babone amahoro ava kuri wowe. Mu izina rya Yesu, igitondo cyaba ijoro ryose ryabamarira, ariko igitondo kikaba guseka. Mana, ndahanura guseka, ndahanura bitwenge, ndahanura umunezero, ndahanura amahoro. Mu izina rya Yesu, Mwami w'abami, uyu muryango ndawingingira mu izina rya Yesu. Mwami Imana, birashoboka yuko umwami Uziya ari uyoboye, ari utwaye, ari uhagaze, ari kuiteka. Jambo rye riravuga ngo muhumurize abantu banje. Wewe wahumurije Yesaya, niwe wahumuriza n'uwo mumama, niwe wahumuriza n'urwo rugo rukongera ukabona amahoro. Mu izina rya Yesu, Mwami w'abami, Mana, ndahangaha waravuze ngo ndatuma nde, ninde wakugenderera? Nditeguye Mwami n'iki gitondo Mwami, kugira ngo ubohora bwoko bwawe. Mu izina rya Yesu, Data wera Nyiringabo Imana, sabye amahoro, sabye ubuzima, sabye umunezero, sabye umudendezo kuri muri cyaka kanya. Mu izina rya Yesu, akira imbaraga zibohora ubuzima bwawe, akira imbaraga zihindura amateka yawe, akira imbaraga zizura ibyawe. Mu izina rya Yesu, wongera ubone Imana, wongera ubone gukora kw'Imana, wongera ubone kugendana n'Imana, wongera ubone kugenderwa n'Imana, wongera ubone urukundo rw'Imana, wongera ubone amahoro y'Imana, kuko uyu munsi wa none n'umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Niba utarakira Yesu ngo abe umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ndakwingize muri aka kanya subiramwe aya magambo uti: Mwami Yesu, uyu munsi wa none mbabarira ibyaha n'ibicumuro byanjye byose, uvana amazina yanjye mu gitabo cy'abarimbuka, uyandika mu gitabo cy'aho ubugingo buhoraho. Misemo Yesu, misemo gukizwa, kandi ndakijijwe. Amen. Niba usemwe aya magambo, reka ngusengere. Mana nziza nyiri cyubahiro, uwo mukobwa wawe, uwo muhungu wawe, Mana mushize mu biganza byawe, urugendo atangerwa gakiza mu izina rya Yesu. Mwami niwo mukiza, warandokoye, waranyijije, nawe reka umukize, abarirwa ibyaha n'ibicumuro bye byose, yambara imbaraga nshya mu izina rya Yesu. Kandi urugendo atangiye, Mwami w'abami, nta wundi wamushoboza atari wowe. Mushoboze, umugire neza, kandi umukomeze mu izina rya Yesu. Icyifuzo cyawe nagira ngo tucyakire aka kanya, tugisengere, kandi Imana iraza kukugira neza. Hamagara kuri iyi nimero 0788430085. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi bagire neza. Tuzakomeza iyi minsi yose turi kumwe, kandi Imana iriteguye kutugira neza. Amen. Amina. Yesu aguha umugisha warungurikiye. Amen.